Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi rwiyemeje kongera ubuso buteyeho amashyamba rusubiranya yangiritse runatera andi mashya. Ni intego ifite umuzi kuri gahunda yiswe Bonn Challenge yatangirijwe Bonn mu Budage tariki 2 Nzeri umwaka wa 2011, itangijwe n'Ubudage ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku bidukikije IUCN. Intego ya Bonn Challenge ni ugusubiranya no kongera amashyamba ku buso bungana na hegitari miliyoni 150 kugera mu mwaka wa 2020 ndetse na hegitari miliyoni 350 kugeza mu mwaka wa 2030. Ibihugu byo mu bice bitandukanye ku isi byagiye byiha intego kugeza ubwo mu mwaka wa 2015 ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byatangije gahunda byise African Forest Landscape Restoration Initiative AFR 100 mu magambo y'impine. Byiyemeza gusubiranya no kongera amashyamba ku buso bungana na hegitari miliyoni 100 kugeza mu mwaka wa 2030. AFR 100 ni gahunda yaje yunganira Bonn Challenge, icyerekezo 2063 cya Afrika yunze ubumwe ndetse n'intego z'iterambere rirambye SDGs. U Rwanda nka kimwe mu bihugu byiyemeje kongera ubuso buteyeho amashyamba binyuze muri izo gahunda, narwo rufite intego rwihaye yo gusubiranya amashyamba yangiritse no gutera andi mashya. Natwe nko mu Rwanda yego iyo Bonn Challenge twayigiyemo, ariko nta nubwo twagarukiye aho ngaho, twagerageje kuyishyira muri gahunda zacu. Muri NST1 twiyemeje ko twaba tumaze kugera ku buso buteyeho amashyamba bungana na miliyoni 2 hectares muri 2030. Ibyo tukaba tubikora kugira ngo za ngaruka zatugeraho nk'abanyarwanda kubera iryo cyendera ry'amashyamba tuzigabanya, tugafatanya n'isi gusana ibyangiritse, ariko tubikorera abanyarwanda cyane cyane. Abahanga bagaragaza ko amashyamba ari ibihaha by'isi. Ibi bivuze ko ku isi hatabaye amashyamba n'ibindi bimera, guhumeka kwa muntu kudashoboka kuko ayungurura umwuka duhumeka. Amashyamba atariho bimwe mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima nk'ibimera, amoko menshi y'inyoni, inyamaswa nini n'intoya byazimira kuko amashyamba ari indiri yabyo. Amashyamba atariho kandi igipimo cy'ubushyuhe ku isi cyakomeza kwiyongera, bigatiza umurindi ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe kuko amashyamba akurura imyuka yongera ubushyuhe mu kirere, ari nayo igira uruhare mu kwangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Byumvikana ko uko amashyamba yangirika ku isi ariko ubuzima bwa muntu bukomeza kugorana. Umushinga NDF waje gutanga umusanzu mu kugabanya izo ngaruka zose. Uyu mushinga rero ukaba waragize uruhare runini mu kunoza imicungire y'amashyamba, ukaba ndetse waranahuguye abahinzi b'amashyamba, bakaba baragize uruhare mu kongera ubuso bw'amashyamba bugeze kuri hegitari 1487. Izi hegitari 1487 zatunganyijwe n'umushinga NDF ni amashyamba ya leta n'ay'abaturage yatunganyijwe hakoreshejwe uburyo butandukanye bwo gufata neza amashyamba. Muri izo hegitari 951 zikaba ari amashyamba mashya, aya leta n'ay'abaturage yatewe n'umushinga NDF. Uyu mushinga muri rusange wageze ku bagenerwabikorwa 4881, barimo abagera ku 1710 babonye akazi kubera ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga, ndetse n'abagera ku 3171 bahuguwe gufata neza amashyamba, gukora amakara kijyambere no gusarura imirama. Aba bose bakaba barahawe n'ibikoresho bibafasha gushyira mu bikorwa ibyo bahuguwe. 31% by'abagenerwabikorwa bose bakaba ari abagore. By'umwihariko muri gahunda yo kongera ubuso buteyeho amashyamba, umushinga NDF wavuguruye amashyamba agenewe gusarurwamo imirama seed stands ari ku buso busaga hegitari 62 mu turere dutandukanye tw'igihugu, ndetse unatera andi mashyamba nk'ayo ku buso busaga hegitari 23 igakutaho mu karere ka Karongi ndetse na Cyamunyana ho mu karere ka Nyagatare. Ayo mashyamba yatewe mu bwoko butandukanye bw'ibiti bizatanga umurama w'imbuto uzajya utuburwamo ingemwe zo gutera hirya no hino mu gihugu. Umushinga NDF kandi wanubatse ikigo kizwi nka Tree Seed Center mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba, unavugurura ikindi kigo cyari gisanzwe giherereye uruhande mu karere ka Huye. Ibi bigo byombi nibyo bikorerwamo imirimo yo gutubura imirama no gukora ubushakashatsi kuri iyo mirama hashingiwe ku bwoko bw'ibiti buberanye na buri gace k'igihugu. Izi mbuto iyo tumaze kuzitunganya neza, igikurikiraho ni ukuzibiba, ariko mbere yo kuzibiba hari ikindi gikorwa gikurikiraho. Hari ubwoko bw'imbuto ushobora gutera nta kindi kintu bikoreye zikamera, hari n'izindi zidashobora kumera uramutse utazikoreye, ni nko kuzikangura. Urabona ko nk'urubuto ruba rukomeye cyane, ruba rusinziriye,
icyo gihe ni ngombwa rero ngo urukangure kugira ngo ruzamere vuba vuba. Nk'ubu bwoko bwitwa imihumuro. Imihumuro kugira ngo imere ukwiriye kuyishyira mu maganga y'inka ukayizinikamo zikamaramo wenda ijoro rimwe, noneho warangiza ugahita uzitera. Si byiza kugira ngo uzikorere iyo tretoma nurangiza uzibika igihe kirekire, kuvuga ngo izi ngizi zikoreshwaho amaganga. Hari ubundi bwoko nk'ubu ngubu, ubu bwa kariyandara. Kariyandara yo uyishyira mu mazi ashyushye, ni ukuvuga ngo naberetse hariya aho dushyuhiriza amazi yo gukora ibi byose, uzishyira mu mazi ashyushye ukazimazamo amasaha 28 mbere yo kuzibiba. Ariko ubikora uzi neza ko ufite umwanya wo kuzahita uzibiba, ntushobora kuzikuramo ngo uzibike igihe wazonone. Ibi ngibi byose maze kubereka ni ugusuzuma ubuziranenge, ni ukugira ngo umuntu amenye neza yuko imbuto atanze zujuje ubuziranenge. Ibi bigo byombi bikorana na koperative 9 zahuguwe ndetse zinongererwa ubushobozi burimo guhabwa ibikoresho byifashishwa mu gusarura no gutunganya umurama mu bice bitandukanye by'igihugu. Tree Seed Center ya Gatsibo ije kudufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe, yaba ari ku ruhande rwacu, ku ruhande rw'amakoperative no ku ruhande rw'abatugana. Abantu bose bazaga gufata imirama i Huye. Urabona kuva i Nyagatare ukaza gufata ikiro kimwe i Huye cyangwa se inusu y'umurama i Huye, ni urugendo rurerure. Ufata igiciro cy'umurama ugafata n'igiciro cy'urugendo, mu by'ukuri byari ibintu bigoranye. Amakoperative nayo dukorana ari mu bice bitandukanye, hari ikorera Nyagatare, hari ikorera Kirehe, n'izindi zikorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Izo zose zari zitegetswe kuzana imirama zikayikuraho ziyisarura zikayitugezaho i Huye. Urumva nabyo ni ibintu byari bigoye, n'urugendo rurerure. So icyo rero i Tree Seed Center ya Gatsibo ije kudufasha kunganiraho ni ugukemura icyo kibazo cy'abantu bakoraga urugendo rungana gutyo baje gushaka imirama i Huye, kwifata i Huye. Ni ugukemura ikibazo cy'amakoperative yikoreraga imirama ikayivana mu bice bitandukanye ikayizana i Huye. Amakuru ava mu bushakashatsi ku mbuto z'ibiti abikwa neza mu isomero kugira ngo azafashe n'abandi bashakashatsi mu bihe biri imbere. Urugendo rwo kongera ubuso buteyeho amashyamba no kunoza imikoreshereze yayo rutangirira muri ibi bigo byombi. Mu kunoza imikoreshereze myiza y'amashyamba, ku ikubitiro hashyizweho koperative 19 zigizwe n'abanyamuryango basaga 600 bari basanzwe batwika amakara mu buryo bwa gakondo. Abagize izi koperative bigishijwe gukora amakara mu buryo bwa kijyambere hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo gukora amakara mu buryo bwa kijyambere burondereza amashyamba bugatanga umusaruro mwinshi n'amakara meza mu gihe gito kiri hagati y'iminsi 5 n'irindwi kandi budahumanya ikirere, improved charcoal carbonization technology. Bigishijwe kandi gucunga neza amashyamba no kuyabungabunga. Banahawe ibikoresho bibafasha muri urwo rugendo rwo gukora amakara mu buryo bwa kijyambere. Uburyo bubiri bwa kijyambere nibwo bwigishijwe amakoperative, ari bwo gukoresha ifuru ya Casamance n'ifuru y'urukiramende rectangular kiln. Bimwe mu bikoresho bikoreshwa harimo imashini ikata ibiti chainsaw, imiyoboramyotsi chimneys n'ibindi. Umusaruro uboneka hakoreshejwe uburyo bwombi ukubye inshuro zirenga 2 ugereranyije n'uburyo bwa gakondo mu gihe kingana n'iminsi 7 aho kuba iminsi 14 mu gihe hakoreshejwe gakondo. Hari icyo bita imiyoboramwotsi ariyo bita chemine. Ubwo kujya dukoreshe chemine ni uburyo bwo kurwanya ibijyanye n'imyotsi yangirizaga ikirere. Natwe ubwacu byaratworoheye kuko hari imyotsi imwe twahuraga nayo, ariko ku isaha ya none bijyanye n'ibyo dukora amakara usanga nta myotsi duhura nayo. Kandi ikindi inyungu twayisanzemo, niba umufuka mu rwego rwa gakondo waragiraga ibiro 25 cyangwa 30, iyi saha none umufuka turi kuwupimura ibiro 55 kugeza ku biro 70 bitewe n'ubwoko bw'ubutaka twatwitsemo cyangwa n'ibiti ibyari byo. Ubushakashatsi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bugaragaza ko ku isi habarurwa miliyoni 2.5 z'abantu bakoresha amashyiga gakondo mu gutegura amafunguro. Uretse kuba ayo mashyiga gakondo atarondereza ibicanwa bigatuma bayakoresha bototera amashyamba, ayo mashyiga nasohora imyotsi myinshi ihumanya ikirere, ikanagira ingaruka mu buryo butaziguye kuba yakoresha, zirimo kurwara indwara z'ubuhumekero.
Mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, umushinga NDF watekereje ku gisubizo kirambye cyaturuka ku kugenzura no kwemeza ubuziranenge bw'amashyiga akoreshwa n'abaturarwanda mu gutegura amafunguro, harebwa uburyo arondereza ibicanwa ndetse n'ingano y'imyotsi yohereza mu kirere. Binyuze mu mushinga NDF, ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB byashyizeho laboratwari ipima ubuziranenge bw'imbabura. Iyo laboratwari yashyizwe mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge hagamijwe gufasha ibigo n'amakoperative bikora amashyiga ya rondereza kuzamura ubuziranenge bwayo ku buryo agera ku bipimo byemewe ku rwego mpuzamahanga byo kurondereza ibicanwa no kugabanya imyotsi yohereza mu kirere. Iyo laboratwari ipima ndetse igatanga ibirango by'ubuziranenge ku mbabura bigaragaye ko zujuje ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Kuko hari hamaze gushyirwaho amabwiriza y'ubuziranenge arebana n'imbabura ndetse n'ibicanwa, hatekerejwe gushyiraho na laboratwari rero yo kuzajya ipima izo mbabura ndetse n'ibicanwa. Ikaba rero yaragiyeho ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ndetse na Minisiteri y'Ibidukikije binyuze mu kigo gishinzwe kurengera ibidukikije REMA. Navuga ko yaje rwose ikenewe cyane kandi ikaba yaraziye n'igihe, kuko iyo urebye nk'abantu bashakaga tuvuge kubona ibyemezo by'ubuziranenge bw'imbabura, bajyaga gukoresha ipima mu bihugu duturanye. Aha rero bashobora kubonera ibisubizo ku gihe, bakabona badahenzwe, kandi noneho bakabasha no kubona bya birango by'ubuziranenge bitanzwe n'ikigo cyacu gitsura ubuziranenge. Ibigo n'amakoperative bikora imbabura mu Rwanda byemeza ko iyi laboratwari yatangiye gutanga umusaruro ufatika. Itarashyirwaho ngo benshi bajyaga gupimisha ubuziranenge bw'imbabura zabo hanze y'u Rwanda, ku buryo bapimishaga imbabura bibahenze cyane, bakagerekaho no gutakaza igihe kinini bamaraga muri izo ngendo zo kujya gupimisha. Ubundi twajyaga gupimisha muri Uganda mu kigo cyitwa CRIC, hari laboratwari yaho yo ku rwego rwo mu karere, bikaba byafata ukwezi, bikaba byafata byumweru 2 n'igice kugira ngo baduhe ibisubizo. Mbere twishyuraga hagati y'amadolari 1,000 n'ibihumbi 2 kugira ngo badukorere test imwe. Kuri ayo mafaranga hiyongeragaho amafaranga yo gutwara sample, murabyumva, hakiyongeraho amafaranga yo kushobora nko kujyayo kugira ngo wenda muganire bakubwire amaresultat bagize. So aho iyi laboratwari imariye kuza, byaradufashije kwihutisha cyane uko twakoraga imbabura, uko twashakaga yuko igira ubuziranenge. Urumva kugira ngo uzuze ubuziranenge bisaba kugenda upima buri aho ugejeje ubushakashatsi bwawe. So kuva rero aho iziye twebwe hano nko muri Geni Green Solution tumaze gupimisha amaziko dukora nk'inshuro 5. So urumva hari uko kuba yaratwegereye byabaye ikintu cyiza cyane. Igiciro cyo cyaragabanutse kuko imbabura ubapimira 99 kandi bapimishije ibyo ugomba gupimisha ibyo ari byo byose. Abamaze gukoresha imbabura zapimwe n'iyo laboratwari, ikigo REMA na RSB byashyizeho ku nkunga y'umushinga NDF, bemeza ko ari imbabura nziza zirondereza ibicanwa kandi zikaba zidasohora imyotsi nk'uko bigenda ku zindi mbabura n'amashyiga ya gakondo. Iyi mbabura twayibonye ejo, noneho n'ubusanzwe twakoreshaga imbabura n'ubundi, uretse yuko yari ntoya. Iyi mbabura nabonye rwose ari nziza cyane. Umuntu ashyiraho amakara, washyiraho umuriro ako kanya igahita ifatwa, igahita inkono, igahita ishuha, ibiryo bikihuta. Niyo nari mfite namanzaga gucana ngashakisha utwatsi twahehe, mbese nkumva iranduhije. Ariko noneho iyi ngiyi mbese nk'aya masegonda ibimaze gufata igurumiye, ibiryo bigahita bisha. Ni bizagabanya amakara twakoreshaga, kubera nyine twakoreshaga amakara menshi, ariko ubu ngubu turaje dukoresha make. Ibikorwa by'umushinga NDF, ikigo REMA cyashyize mu bikorwa ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba RFA, agushidikanya ko bizafasha u Rwanda kugera ku ntego rwihaye zo kongera ubuso buteyeho amashyamba no kongera ubwiza bw'amashyamba.
kuva mu mwaka wa 2017 uyu mushinga utangiye wazanye impinduka n'icyerekezo cyiza mu micungire n'imikoreshereze y'amashyamba mu turere wakoreyemo, by'umwihariko kuzana impinduka nziza mu mibereho y'abaturage b'utwo turere wakoreyemo. Bikorerwa abaturage, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ni amashyamba ya leta yitaweho kubera ko ari umushinga wa leta, ahubwo ni umushinga winjira muri ayo mashyamba ya leta ariko ukinjira no mu mashyamba y'abaturage. Icyo bivuze rero, wa muturage wakorewe ishyamba yabonye ubumenyi nawe bwo kuzajya yakora neza, ndetse n'abaturanyi nabo begeranye nawe hari icyo bamwigiraho kijyanye no kwita ku mashyamba mu buryo bwa kijyambere. Ni uburyo bwo kugabanya cyane iyangirika ry'amashyamba. Niba ari ugutwika ayo makara, byongerera umusaruro w'ayo makara, ntibyangize ibidukikije. Niba bahawe noneho na rondereza, nazo zirondereza bya bicanwa, ni uburyo bwo kugira ngo n'aya mashyamba biyarinde. Abagenerwabikorwa b'umushinga NDF kuri ubu ni abahamya b'ibyiza bakesha uwo mushinga. Nk'abakora amakara bemeza ko bamaze kwiteza imbere babikesha amakara bakora kuko afite agaciro ugereranyije n'ayo batwikaga mu buryo bwa gakondo. Gukora amakara mu buryo bwa gakondo nta musaruro bitanga kandi bikangiriza ibidukikije, ariko gukora amakara mu buryo bwa kijambere tubungabunga ibidukikije kandi tukabona umusaruro uhagije. Ni ukuvuga ngo niba mbere tugikora mu buryo bwa gakondo yenda nk'ifuru yagomba kuvamo imifuka 10, mu buryo bwa kijambere hava imifuka 15. Urumva yuko uko baduhuguye twabonye inyungu nyinshi kandi tugira n'inyungu nyinshi y'ikirenga yo kubungabunga ibidukikije. Ubwo mwadushishikarizaga kujya muri koperative, hari icyo twabonye cy'iterambere rirushijeho uko twari tumeze. Nshingiye ku mahugurwa twahawe y'uburyo bwo gukora amakara mu buryo bwa kijyambere, twasanze ari ibintu byiza cyane kuko byadufashije gukumira kwanduza ikirere. Tugikora muri gakondo twatemaga ibiti uwo munsi tukarara tubitondetse, ejo tugashiramo umuriro, ariko tumaze guhugurirwa uburyo bwa kijyambere dutema ibiti tukabishishura bikamara iminsi 21. Byamara iyo minsi 21 tukabona ububishiramo umuriro. Iyo rero ukoresheje ubwo buryo icambere bivamo amakara menshi, ubwo ni ukuvuga ko umusaruro ugenza gute uriyongera. Icya kabiri, amakara yawe ku isoko abaremeye. Ubwo rero niba watemaga wenda n'urugero nk'amasiteri 5 gakavamo wenda imifuka 6, ariko ubwo buryo bwa kijambere bwo aho kugira ngo 6 iba nk'8 cyangwa 9 kuko umusaruro uriyongera. Tugitangira koperative twatangiye mugabane shingiro ku munyamuryango ari 25,000 birazamuka bigera kuri 80. Ngira ngo mu minsi mike ishize twabonaga yuko nibura ubu umunyamuryango ari kugera mu 200,000. Urumva yuko umunyamuryango mu buryo bw'ubukungu yiteje imbere. U Rwanda nk'igihugu gikomeje kugaragaza umuvuduko udasanzwe w'iterambere mu nzego zitandukanye, rwashyize imbaraga mu kubungabunga ibidukikije kuko iterambere rirambye ridashoboka ridashingiye ku kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Aha niho umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije ahera asaba abagenerwabikorwa b'umushinga NDF n'abaturarwanda muri rusange kubungabunga ibikorwa by'uyu mushinga n'ibindi bikorwa byose byo kubungabunga ibidukikije, akanasaba abagenerwabikorwa b'uyu mushinga gusangiza abandi ubumenyi bungutse. Abantu twakoranye nabo si benshi cyane, twavuze ko ari amakoperative 19 muri districts nkeya 6. Ikintu cya mbere nabasaba nuko ibyo bahawe babifata neza, abari ibikoresho cyangwa ari ubumenyi bahawe babikoresha neza nk'ibyabo, ntabwo ari iby'umushinga, ni ibyabo. Nibakomeza kubikoresha neza nibwo tuzakomeza kugera kuri za ntego twifuzaga kugeraho muri NDF. Icya kabiri nabasaba nuko ubwo bumenyi babashije kubona babusangiza n'abandi. U Rwanda rwiyemeje ko mu mwaka wa 2050 ruzaba ari igihugu kidahumanya ikirere namba zero carbon emitter. Zimwe mu ngamba zo kugera kuri iyi ntego harimo kongera ubuso buteyeho amashyamba, kubungabunga amashyamba hari no gusazura ashaje, gukurikirana no gushyiraho uburyo buboneye bw'imikoreshereze y'amashyamba, gushyiraho uburyo bwo gufasha abaturage kubona amashyiga arondereza ibicanwa bituruka ku biti, ndetse no gushaka izindi ngufu zasimbura izikomoka ku nkwi n'amakara.